uzatuma abatasi kujya guperereza mu gihugu cy'i Kanani. Abatasi bagarukana inkuru y'uko icyo gihugu gitinyitse. Igihugu bwacyo ni cy'imisozi kandi abantu baho ni banini cyane. N'abagabo bateye ubwoba cyane baduhindishije umushyitsi. Kandi Abaheti n'Abamori n'Abahivi bose bahatuye ni barebare cyane n'ibihanganye rwose bari bateye ubwoba. Kandi Abaheti n'Abamori n'Abahivi bose bahatuye ni barebare cyane n'ibihanganye rwose bari bateye ubwoba. Yosuwa na Kalebu bahumuriza abantu babara inkuru nziza cyane. N'ukuri igihugu twagiye gutata twasanze ari cyiza cyane. N'igihugu cy'amata n'ubuki kandi twagisezeraniwe kuva kera. Imana yabwiye basogokuruza bacu ko bazagituramo. Nubwo Abaheti n'Abamori n'Abanaki bose bahatuye nimubatinye kuko ubwiza bw'Imana yacu buri kumwe natwe. Nubwo Abaheti n'Abamori n'Abanaki bose bahatuye ubwiza bw'Imana yacu buri kumwe natwe tuzagihindura. Data umenye yuko mu rugendo rwerekeza mu ijuru hari nazo n'ibisitaza bitubuza kujya i Kanani yo mu ijuru. Ukuboko k'Uwiteka uko niko kutuyoboye mu rugendo. Nshuti ntukagire icyo utinya, komeza ushikame tuzagera mu ijuru. Mwene data umenye yuko mu rugendo rwerekeza mu ijuru hari nazo n'ibisitaza bitubuza kujya i Kanani yo mu ijuru. Ukuboko k'Uwiteka uko niko kutuyoboye mu rugendo. Nshuti ntukagire icyo utinya, komeza ushikame tuzagera mu ijuru. Bahisemo ko bazagenda bonyine bakumva ko badakwiye kwisunga Yesu. Batsindirwa n'ibirushya mu nzira abo ntibazagerayo. Abahisemo neza bakisunga Yesu nibo bazasoza urugendo rwabo neza. Bazatsinda ibishuko byo mu nzira bagereye amahoro. Abahisemo ko bazagenda bonyine bakumva ko badakwiye kwisunga Yesu. Batsindirwa n'ibirushya mu nzira abo ntibazagerayo. Abahisemo neza bakisunga Yesu nibo bazasoza urugendo rwabo neza. Bazatsinda ibishuko byo mu nzira bagereye amahoro. Ndugu ujue kwamba katika safari ya mbinguni kuna vitisho na vikwazo ili tusingie Kanani ya mbinguni. Kumbuka zuri
uzuri wa Bwana uko katikati yetu safarini, hivyo usiogope kitu, kaza mwendo twende Kanaani ya mbinguni. Hapa ndugu ujue kwamba katika safari ya mbinguni kuna vitisho na vikwazo, ili tusingie Kanaani ya mbinguni. Kumbuka uzuri wa Bwana uko katikati yetu safarini, hivyo usiogope kitu, kaza mwendo twende Kanaani ya mbinguni. Hapa ndugu ujue kwamba katika safari ya mbinguni kuna vitisho na vikwazo, ili tusingie Kanaani ya mbinguni. Kumbuka uzuri wa Bwana uko katikati yetu safarini, hivyo usiogope kitu, kaza mwendo twende Kanaani ya mbinguni.